Kiliziya Gatolika mu Rwanda yongeye gupfusha undi mupadiri mu gihe kitarenze amezi 2 hari undi upfuye, ibihombo biri kwiyongera. Kiliziya Gatolika mu Rwanda yongeye gutangaza inkuru ibabaje y'urupfu rw'umwe mu basaseridoti bayo, Padiri Bernard Cyoribona witabye Imana azize uburwayi. Ibingibi bibaye mu gihe kitarenze amezi 2 undi mupadiri nawe wari uherutse kwitaba Imana. Ibintu bikomeje gutera intimba abakristo n'abakurikiranira hafi ibikorwa bya Kiliziya. Inkuru y'urupfu rwa Padiri Bernard Cyoribona yemejwe n'itangazo ryashyizwe hanze na Diyosezi Gatolika Gikongoro ku cyumweru tariki 19 Mata 2026. Muri iryo tangazo mwepiskopi wa Diyosezi ya Gikongoro nyiricyubahiro Musenyeri Celestine Hakizimana yagaragaje akababaro afatanyije n'umuryango nyakwigendera, amenyesha abepiskopi, abasaseridoti, abiyeguriye Imana, abakristo n'inshuti za Padiri Cyoribona witabye Imana kuri uyu munsi azize uburwayi. Byatangaje ko yaguye mu bitaro bikuru bya kaminuza i Butare CHB aho yari ari kwivuriza. Diyosezi yatangaje ko gahunda yo guherekeza nyakwigendera izamenyekana mu minsi iri imbere binyuze muri indi tangazo rizatangwa. Urupfu rwa Padiri Bernard Cyoribona ruje rukurikiranye n'urundi rwabaye mu minsi ishize, aho undi mupadiri akoraga umurimo w'ubusaseridoti muri Diyosezi ya Butare, Padiri Faustin Rutembesha yitabye Imana ku cyumweru tariki 22 Gashyantare 2026. Padiri Rutembesha yarazwi cyane mu bijyanye n'uburezi, cyane cyane amashuri makuru na za kaminuza, aho yagize uruhare rukomeye mu gutanga ubumenyi. Ibyo gusa ko Diyosezi Gatolika Gikongoro nayo irutse guhura n'icyo gihombo ubwo Padiri Gervase Twinomujuni wari padiri mukuru wa Paruwasi ya Bushyira mu karere ka Nyamagabe tabaga Imana mu gushyingura 2025. Izi nkuru kandi z'akababaro zikurikiranye mu gihe gitoya zigaragaza igihombo gikomeye Kiliziya Gatolika mu Rwanda iri guhura nacyo, cyane cyane mu rwego rw'abasaseridoti. Abakristo n'inshuti za Kiliziya bakomeje kwifatanya mu kababaro n'imiryango y'abitabye Imana mu gihe hategerejwe gahunda yo kubasezeraho bwa nyuma. Natwe hano abapadiri tubifuje kugira ukuri dashira kandi bakaruhukira amahoro. Rest in peace. Mbagiranigere cyari Obi na ingini Obi Time News. Obi Time News.